inzego no kuvugurura inzego z'umurimo. Twari twabitewe n'uko twafashe igihe cy'amezi atari make turasesengura. Bwari nk'ubwa gatatu ADEPR igaragaramo ibibazo, noneho bigasimburana. Dufata ikipe irihuriweho n'inzego zitandukanye, tubaha inshingano zo kwiga ibibazo biri muri ADEPR mu rwego rw'amategeko, mu rwego rw'imikorere. Recommendations zigaragaza ko uko amategeko yabo yari yubatse, uko inzego zabo zari zubatse, uko human rights kubitorero, ariko ribasaba kubahiriza ibyo amategeko ateganya, kuko nanone hari haciye umwaka urenga ibyo amategeko asaba ko yubahirizwa kugira ngo imiryango ishingiye ku myemerere ihuze. Niyo mpamvu rero twafashe inzira yo kuvugurura ADEPR, hanyuma duhishingana abanyamuryango ba ADEPR twabonaga babifitiye ubushobozi n'ububasha kugira ngo bayivugurure. Inzibacyuho yararangiye, hatorwa ubuyobozi hashingiye ku mategeko, batangira no gushyira mu bikorwa ibyagombaga gukorwa. Natanga bimwe tugenzura, twasangaga muri ADEPR umuntu umwe ashobora kuba ari i Kigali ari ku rwego rumwe ntahembwe, ari nta kindi akora, ari umushumba. Hano i Kigali hakaba umukozi ukora mu rundi rwego witwa umuvolonteri, ariko nawe wasengeye kwitwa pasiteri, agahembwa. Agashobora kuba wenda nta mudepite urimo, ariko agashobora kuba ari umudepite, ariko ari na pasiteri wasengewe, iri imbere mu itorero, bakamuhemba bakamushyirira amafaranga kuri konte, ajya kuri konte y'umupasiteri wasengewe. Uko niko kuri kwari zo kuba umukozi w'itorero, anahembwe kimwe na mugenzi we uri muri izo nshingano, kandi bose bahembwe. Habayeho ariko no kugenzura, natwe hari urwego rw'amasomo twasabye, ariko hakora ivugururwa icyo gihe. Twasanze tutasesa umuryango urimo abanyarwanda bagera kuri 2,280,000, kuko niyo mibare yarabigaragaje igihe twakoraga census. Bafite uburenganzira guhitamo imyemerere. Abakristo benshi bari muri ADEPR ni abakristo bazima. ADEPR yari yagize ikibazo cy'imiyoborere n'imikorere y'amategeko, ubona cyaragiye gikemuka, ariko nka reform yose kandi birasanzwe. Uyu munsi usanga abapasiteri ba ADEPR n'ubu hejuru ya 75% amashuri menshi bize ni primaire. Abagiye buriya barenga 1,000 na primaire ntibari barayirangije, kandi bari bafite inshingano zo kuyobora abanyarwanda 300, 400 buri munsi, buri cyumweru. Ugasanga n'ubwo bushobozi busabwa ntibuhari mu by'ukuri kuri bo. Nta buryo bwo kurera no gutoza abantu bwari bwariyubatse. Ariko igihe imiyoborere ihari kandi inoze, hari igihe abakozi ba ADEPR bamwe babaga bari muri RSSB nk'abakozi, abandi badafite na mituweli. Iki cyumweru tuvuga ADEPR yabonye license yo kugira mituweli de sante yabo, aho abakozi babo bose barenga 4,000. Urumva ko ari n'urwego rw'umurimo, rufite abakozi barenga 4,000. Abashamikiye ku miryango yabo bajya kugera hafi bose bagera 20,000, bafite ubwishingizi kandi bwemewe na ADEPR nk'urwego rw'ubwishingizi rukwiye. Ngira ngo mu magambo make, ADEPR iri muri reform ikwiriye no kuzabuka ikajya muri reform y'amadini yandi yose, kuko ntimugire ngo niyo yonyine imeze gutyo, nuko ari ifite abanyarwanda benshi. Hagiye hari andi madini atandukanye afite ibibazo nk'ibyo. Gufata ADEPR tukayitindaho nuko ari nini nayo nyine, kandi ifite abanyarwanda benshi bayijyamo. Standards zirimo kugenda ziyubaka, tubona ari standards zizafasha mu kubaka iyi structure y'imiryango ishingiye ku myemerere. Ifite ibikorwa byinshi, kuko iyo umuntu avuze ibyo aba yirengagije ko bafite amashuri arenga 300 yigishwa. Buriya navuze 4,000 by'abakoresha, ariko sinongeyeho abarimu bari mu mashuri arenga 300, abarimu barenga 2,000.
niba dushaka no kwagura izi nzego ngo tuzirinde zikore neza, igikwiriye kubakwa nuko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kandi habaho gukurikirana umuco wo kubazanya inshingano ukaba umuco ukomeye cyane. Ngira ngo muri ya raporo twaberetse mwabonye ukuntu imiryango ishingiye ku myemerere ahantu harebana n'imicungire y'abakozi, ahantu harebana na accountability hakiri hasi, kandi nibo birirwa batwinfluensa twese. Abantu benshi iyo tuvuye aha tujya aho dusengera, iyo dusanze nta ndangagaciro ziriyo rimwe na rimwe baratwanduza mu buryo bwo kwemera, batwanduza kubura izo ndangagaciro. Ngiye mbona icyo twakora kandi aricyo turimo gukora ni ukubaka standards, ni ukubaka values no kuzikurikirana. Ntibivuze yuko ubwo buryo bukozwe gutyo bushimisha bose, birumvikana hari umuntu bizagora. Niba yari yarafatishije ari umushumba ayobora abantu baruta bicaye aha, nta na primaire afite, atarigeze yitegura kujya kuragira ibindi, bizamugora, birumvikana bizamugora. Ariko abo dukwiriye kurinda ni abarenza ayobora, kandi tukabikora mu buryo ngira ngo bufatika. Bigaragara ko ntabwo dushaka gusenya ADEPR, kuko ADEPR bigeze no kubivuga ngo irashaka gusenywa. Turashaka kuyubaka kuko ifite abanyarwanda benshi, iha umurimo, ifite abanyarwanda benshi, iha indangagaciro, ifite ibikorwa bitandukanye byinshi byiza, imiyoborere n'imikorere iramutse inoze. Numva ngira ngo ariyo status. Hari abakibangamiwe n'iyo nzira twafashe kubera ko birumvikana ko yababangamiye, ariko kubaka ADEPR no kubaka indi miryango ishingiye ku myemerere ni ukubaka abanyarwanda neza ku buryo bukwiye. Ngitinzeho kubera ko ngira ngo n'ubwa kabiri nkibajijwe, ariko ngira ngo hari n'ibikorwa biragaragara, hari amaraporo agaragara. Ni abafatanyabikorwa ba Minubumwe muri gahunda zo gusubiza abantu mu buzima no kwihana no gusabana imbabazi, nk'andi matorero menshi afite ibikorwa byinshi barimo. Ngira ngo imiryango ishingiye ku myemerere abantu bakwiriye kumva ko ifite abantu bakora ibintu byinshi byiza. Nimushaka muzafate bya bitabo by'abarinzi b'igihango, hagaragaramo benshi, ariko harimo n'abandi bashaka kuyikoresha nk'uburyo bwo kubona indonke, nk'uburyo bwo kwita ku nyungu zabo bwite. Ni ngombwa rero ko dutandukanya ibyo byombi, byisanga ahantu hamwe, ariko bitavuze icyo imiryango ishingiye ku myemerere iri cyo.